ndakugurukana rwose ko mbona utangiye gucana muganga urugucana ko mbona utangiye gucana imiriro muganga waburetse ukabanza nkabanza nkako oya tugomba kuvugana cyane muri rwakasha n'igihembe sha turavugana biri kwaka nta kibazo kiriho muganga ndakumva ko mbona utangiye gucana wamba bare ukareka gucana tukavuga twayikize shaho ko ntagutwika humura nta byaho ufite nta byahambona ufite hara niho dusuzumira umuntu tukamureba baramugiriye nabi turi kumushika tukamurebera mu uyu muriro tukamubona hanyuma muganga n'umuntu wibye tugahita tumureberamo hara tukamubona iki ngiki cyumbwiye ko ari igicumbi cya kabiri igicumbi cya mbere unyujijeho hari yambonye abantu bapfukamye bari kujya bakubita gucya sinzi ibintu bafite meze nk'ibinyuguri bari kujya bakubita hirya bagarura hino bari yabo basobanuye iki mbonye ku gicumbi cya mbere bare ku gicumbi cya mbere babaje gushima ibyo nabakoreye babaje gushima yego ibyo nabakoreye hanyuma muganga ndakumva icyo kintu mbona kimeze nk'isaka ni igiki iki kimeze nk'isaka ni rya gihanga sha ni rya gihanga hanyuma munsi y'isaka ndi kwabona ikindi kintu nacyo ntasobanukiwe iki ni uruhereko sha uruhereko ndaguhereza uruhereko nta mushobora kukwiba nta mwazi ushobora gukandagira iwawe mu rugo kizamure ndere uruhereko warubonye ubwo ni uruhereko hanyuma ku buryo ki umuntu baramutse wenda akoze tuvuge urugero nshobora gufata ibintu byanjye nkabishyira hariya nagera kwa muganga rukamata naba narabonanye nawe ibintu byanjye abantu baza ndibabyibe cyangwa se wahereka ariko bakabyiba ntago babyiba ngeze murafatwa ako kanya ubuzima bwo kwirwanaho uraza kuvura rukamata hari ibintu uvuze bintera ubwoba ibyo ngibyo iyo ugeze kuri urwo ruyuzi nibyo uvuga buri gihe hanyuma rukamata ndabona ruratoshye ariko amababi yarwo bigaragare ko mugenda muyakuraho rukamata wavuze ngo ni rukamata ibibi rukamata none rukamata byose sha rukamata hangara ihembe rya mukangu uru ruyuzi kuva kera kose na so gukuruza wawe nawe yararukoreshaga cyangwa rwahozeho uruyuzi ubu se ntabwo nk'igikoko nk'ikiyoka cyakinjira muri iyi nzu hano mu burasirazuba haba ntaho cyahera hanyuma rukamata ndabona hari igiti kimeze nk'umuheto kizinze kigoronzoye aho ngaho rukamata icyo cyo nacyo gifite umumaro ahangaha icyo nacyo gifite umumaro rukamata hari ubwo bambwiye ngo hano ngo niyo mushaka ngo mwararamukinguye ngo inzu zose ngo ntagire umuntu winjiramo cyangwa ntagire ikibi kibingirira koko nibyo ubu mwaramwinjiye n'abasambo bateye muri iyi minsi musambo ugomba kwinjira ahangaha kwa rukamata ntawe rukamata ndakumva nujya kunsezerana ntusubiremo ibyo bintu ibintu numvise uri kuvugira kuri urwo ruyuzi binteye ubwoba kandi nakubwiye ngo hanyuma rukamata mwana wanjye ko muri ufite amahirwe uhaguha akababisha ukazaza kunshimira urabona ibyo utunze byongeye ku byo ufite sha umbaye akababi ndaguha akababisha wansuye nenda kwa kumajirwe sha rukamata reka tuze kuvugana wenda nijya gutaha sogokuru papa yamaze kuvuga ngo baguha amahirwe ubundi amahirwe ni uyu mututu yego kuba yamaze kukwemerera ko tuguha uyu mututu ubundi mu kinyarwanda bawita umweru yego umweru uwerera nubwo tuba tugutereye inzuzi ibintu byawe byaboshywe byaziritswe tukabizingura bikakwerera yego ni ukuvuga ngo ufite n'umukobwa yarabuze urushako tukarindira dufata umuti k'uyu mututu iminota ibiri ababonye umugabo kandi ashaka nakugereye kuri wa muganga wumvise ariko ukabura uko umugeraho nakugereye kuri wa muvuzi gakondo wumvise ariko ukabura ukuntu umugeraho uyu munsi nakugereyeyo nkubereye imboni ni rukamata ureba mbere ya kamera niwe n'umuhungu we bahawe umurage bamaze imyaka itari mikeya bafasha abantu ese wowe ntiwashatse kujyaho kaburu ariko uyu munsi nkugize ngo nkumare amashira kinyoma
ndabyiboneye bajyaga bavuga ngo bagira igicumbi ngicyo ngiye kukwereka nkweretse aho bazingurira abakobwa muri rwa ruyuzi rwarandaranze inzu yose. Ibintu ntabwo ari ibintu by'umuntu yatekereza ngo apfe kubikora. Ndasaba kubwira ngo ese wowe aka kanya ni warifuje kujyayo ariko ukaba utaramenya amakuru nyirizina, ndayaguhaye. Nimero ya muzehe ni 07 8 07 40 40 8 8 gatandatu 4 4 4 4 4 3. Yisubiremo muze, yisubiremo. Maze gusaza ndakurahiye umuhungu wawe niwe uri shahu ntahongereba neza. 07 shahu 07 8 40 40 86 86 44 44 ikiringa nicyo ni ikiringana muze 44 ni 44 07 yego 40 86 gatatu. Ubwo abantu bayumvise. Mwiriwe Dogita, mwiriwe neza. Mwiriwe. Yego. Urambabarira mbere na mbere ntabwo naguteguje kuko naje mfite amatsiko menshi cyane. Nitwa Irambona na Keriti, ndi umunyamakuru. Nagomeje kumva abantu benshi bakuvuga ariko ngira amatsiko akomeye cyane. Ndavuga nti nzashigwa ngeze hano. Rero ndagutunguye nubwo ngeze ku marembo nkahasanga abasore b'inkorokoro bari bankubise ariko babonye nanjye ndi umugabo w'icyubahiro banyubahamo. Rero nkugezeho bampaye karibu, baravuga ati we ntabwo wagirira nabi muganga, kandi muganga afite imbaraga ziruta zawe. N'ubu ngubu ndi gutitira hano ndi, ariko ubwo mpaye karibu reka tuganire. Nanone wiriwe muganga? Mwiriwe. Yego. Kamera muzukuru wanjye. Yego. Ngewe rero ntabwo nje kwivuza, ahubwo nje kumenya koko ibintu ukora kugira ngo menye niba ari iby'ukuri. None se Dogita, ndakumva. Mwiriwe gute hano iwanyu? Nanyuze mu nzira zitandukanye, mvuye kure, byangoye. Ninkubwira byangoye, byangoye cyane. Ninkubwira byangoye byumve nawe urabibona ntabwo byoroshye. Ariko muri aka kanya ndavuga ngo ngeze hano nta gisitaza nagize, ariko ikiruta byose nuko nkubonye. Nari mfite amatsiko menshi nkuko hari abandi benshi bafite amatsiko yo kukubona, ariko ngusanze wicaye hano ahantu hatandukanye, ndi kuhabona ibintu bitandukanye, ndetse ndi kuhabona amasaka. Niba ari amasaka ntabwo mbizi. Ndi kuhabona utuntu tugeretse n'utundi, na hariya nanyuze hariya naho nahabonye ibindi. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biri hano byanyobeye. Hanyuma se muganga, bariya bo baba bafashe urugi kuriya, ni wowe wabategetse ko cyangwa nibyo byabategetse ko abakurambere babategetse ko? Abakurambere babategetse ko. Hanyuma mpakaribu imbere ya kamera, niba ntacyo bigutwaye nanjye numve nisagaguye ku buryo ngize n'icyomba abaturage bankurikirana bakanda. Nta kibazo byahagaragara tuvugane. Ngoho ntaragira ibindi nkubaza, banza usuhuza abaturage bagukurikiye kuri iyi kamera. Abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye, hari abantu benshi bari bukubone kuko hano urabona ko mfite kamera. Njyewe nakubwiye ngo nitwa Irambona na Keriti. Suhuza abantu nurangiza ubabwire n'amazina yawe. Nabasuhuje mwese, mwiriwe sha. Suhuza n'abari hirya bazakumva, bari hanze no mu bihugu byo hanze bitari hano mu Rwanda. Bose ndabasuhuje. Ngo babwire n'amazina yawe. Amazina yanjye banyita nani? Rukamata. Yego, Rukamata byananiranye. Rukamata byananiranye. Ibyahishwe byose nkabikamata, byose nkabikwereka. Urakoze cyane. Yego. Hanyuma Rukamata, reka ntarakubaza abantu mukurikiranye iyi cano tugenda tubashakira
ibintu byatugira umumaro, byabagira umumaro hirya no hino. Reka abantu mwese mugiye gukora subscribe manze mbashimire. Rero natembereye nageze mu murenge wa Mushikiri, hano ni muri Kirehe, wambutse igishanga. Abantu bazi Kirehe uragenda wanyura ahantu bita Nyakarambi ukambuka hakujya, wagera ahantu bita Kibaya ukagenda wazagerayo. Nukuvuga ngo nageze hano bingoye, nakoresheje essence nyinshi, ariko ndavuga nti reka nze ndebe koko uyu muntu niba koko ahari cyangwa se niba abahanze, kuko kenshi mbona akoresha nimero yo hanze. Ariko ngeze hano ndahamusanze, nsanze hari byinshi mbonye, ndaza kubibereka. Hanyuma nawe aranyakiriye, navuga ngo ni umuntu mwiza. Hanyuma muraza gukomeza kubana natwe, ariko wumve ngo uko naje kumenya buri kimwe cyose uyu muganga akora, nawe uze kukimenya, kandi nugira umugisha uzahura nawe agufashe, kuko abantu turaremerewe kandi dufite ibibazo bitandukanye. Hanyuma Rukamata, ndakumva. Hano imbere yawe ndi kuhabona ibintu biteye ubwoba, ariko ntabwo ngewe nabasha kubyegera. Wowe wabasha kubyegera kugira ngo nkubaze, ukaba wakoza ibiganza, cyangwa nawe urabitinya? N'ibyanjye ntabwo mbitinya, n'ibyanjye birasaza. Ntabwo bitinya? Ntabwo mbitinya, n'ibyanjye nibyo nkoresha. Ntabwo bitinya? Ntabwo mbitinya. Rukamata, wenda kumva. Mbere yo kugira ngo nkubaze, ntabwo undi muntu utari wowe yabasha kubyegera nawe, cyangwa n'ibyawe gusa? Ibishoboka ntabwo wabyegera, nta burenganzira bwabyo bifiteho, ntabwo wabikoraho. Hanyuma Rukamata, ntabwo wabikora kiretse umuhungu wanjye Nabiraze. Uyu muhungu wawe niwe watoje nawe? Niwe natoje, nawe Nabiraze. Niwe wabiraze? Niwe Nabiraze. Nta buri muntu ushobora kubyegera cyangwa bikoreho. Ubu we yabikoraho bikemera? Nta kibazo kiriho rwose. Kwacha kwenda rya mukasasha. Nakoreho turore. Koreho sha. Koza hujye. Hembe rya mukasasha. Rukangura benaniranye. Rukamata buretse gatoya, buretse ngende. Buretse ko ndi kubona muri gutangira muraza gukamata ibyo mukabata nagiye. Ko ndi kubona mutangiye gucara imiriro. None imiriro igomba kwagasha. Hembe uba ugiye kohereza. Waravuze? Ntakubwirira gusobanura. Amahembe uba ugiye ugatuma ahantu hose, haba no hanze y'igihugu, ukabyohereza, ukabituma, ugashika ibyo waba bararoze umuntu, hanyuma ugahita ubibona. N'uwagiriye nabi umuntu uhita umurebera mu uyu muriro. Urabona uyu muriro ntago wotsa, urabona ko utotsa. Uyu muriro ni uw'amagini, ni amahembe, ni ihembe rivura. Mwere gufatira sha. Hari ibintu muvuze numva binteye ubwoba. Ntabwo urazima se? Oya ntabwo uzima. Mutegetse kuzima rwazima. Barawutegetse muze, umuriro urazima. Hanyuma Rukamata, buriya ngewe hari ikintu ngifitiye amatsiko. Hano iyo muravura ku buryo ki umuntu ashobora kuba yarivuje wenda nk'indwara zananiranye, wowe ukaza ukamurebera kandi udafite ibyuma by'abazungu ngo umureberemo? Ndakureba rwose nkakubwira nti ndakuvura ngo ukize, koko nta burwayi na bumwe bunanira na bumwe bubaho. Rukamata, ndakumva. Ndashaka kugira ngo tuganire, umbwirize, kuko nakoresheje urugendo rukomeye cyane kugira ngo nkugereho, ariko umbwire bari abahungu bawe na ziriya mbwa nabonye, ziriya mbwa zimoka kuriya nasanze hanze, muzishomeke. Ntabwo ndongera kugenda zihari kuriya, kuko nagize ubwo barega. Buriya ujye ubwira abantu ubwo uri umuganga, hari abantu baza kwivuza bafite intege nke. Abahungu bawe rwose kugira ngo bakugereho bibanza kugorana cyane. Hanyuma Rukamata, ndakumva. Umuriro ujye utegeka ukazima, wakongera ukawutegeka ukaka? Ndawutegeka. Hanyuma Rukamata, ndakumva. Uyu muhungu wawe ndabona we aracyarimo mutoya, afite nk'imyaka nka 40, ariko uyu nguyu we kuvura niwe wabimwigishe. Ese wowe kuvura ubundi wabikuye hehe? Mbere yo kugira ngo mbaze uyu nguyu, wowe kuvura wabikuye he? Ibi ndabisigiye n'abasogokuru n'abasogokuruza, byatuvenye igisekuru cyawe. Ni umurage w'abasogokuru? Ni umurage w'abasogokuru n'abasogokuruza. Hanyuma Rukamata, data yaje kubinsigira. Iso kubyara uyu munsi wa none ntabwo akiriho? Nanjye ntabwo ukiriho. Hanyuma Rukamata, nanjye urabona ndakuze ndi kugenda,
nanjye ngomba kubisigira umuhungu wanjye Rukamata, iyi nzu turimo yanteye ubwoba. Ninjiye hariya nagezemo mbona hari uruyuzi rwameze rurazamuka mu gwinjiza muri parafo, murarumanura mu rugeza hirya rongera rurakubanuka. Ese Rukamata rurana uruyuzi cyangwa ni ibindi bindi? None sha harimo amadagara menshi cyane, harimo n'ibyo gukoreraho byinshi cyane. Nanjye nkoreraho nagukoreraho rwose. Rukamata ndabazo kunaka cyakunaniye nanjye nagukorera kuri ruzi. Oya naringize nkoreraho mu bundi buryo, ariko Rukamata rwose nta kibazo njye mfite, naje kugira ngo nkurebeho, njye ntabwo uri bumvure. Ruyuzi rero ubusobanuro bwabwo kubera njye ubona nyiri mutoya muze yandaze. Ruyuzi rujya ruzingura nk'abakobwa banze kubyara bakabura abagabo. Ruyuzi yukozeho akababi kamwe ibintu byibwe ugavanga n'idagara ry'amahembe, ibintu bita bigaruka bitarenze iminsi 3 biba ubu bibonye ibintu byawe. Ruyuzi warutangiramo igihano. Ruyuzi rurimo imiti myinshi kuko urabona ruba mu nzu, nta n'ahantu nubwo wazenguruka ibihugu byose nta hantu wabona uruyuzi mu nzu rwera mu nzu. Rakoze cyane. Urabyumvise? Ndabyumvise. Hanyuma Rukamata, ndakumva. Ngiye ndagomeza nkubaze, unyemerere rwose, unyemerere kandi unyakire nk'umuhungu wawe kuko mba nateze, mba nakoresheje waje ko tuganira nta kibazo. Ariko nongere ngushimire kuko urakoze kunyakira kuko mfite ubwoba, ariko mbabarire pe, mbabarire ntunkoreho, ntugire ibintu unkoraho. Nta kigokozaho shahembe rya mukasa. Oya ntugire icyo nkozaho ndakwinginze. Rukamata, ndakumva. Rukamata, ndakumva. Nongere kunkoza kunyereka icyo cyo. Kongewe ntabwo ndwaye. Urarwaye? Oya ntabwo ndwaye. Niba utarwaye uzarwara ariko. Nindwara nzakugana. Yego. Ariko uyu munsi naje kugira ngo menye kuko hari abantu benshi mbona numva bahora bavuga ngo muganga Rukamata ngo niwe muntu ushoboye hano muri Kirehe, ngo niwe muganga ushoboye hano mu Burasirazuba, ngo no hirya no hino no muri Tanzania no muri Kenya no mu Buganda. Hose ndahakora, hose ndahagenda. Hanyuma Rukamata, Tanzania, Uganda, Uganda nkorera hari Bururu. Ubu ngubu ugize imyaka ingahe Rukamata? Nje mfite imyaka 72. 72. Yego. Ubwo 72 urangije imyaka ingahe muri gakondo yo kuvura? Bari myinshi mwa. Ni myinshi cyane. Hanyuma Rukamata, ndakumva. Uraza wenda ntabwo ari ukukwinjira mu kazi cyane, ariko uraza kunyereka nk'uburyo wenda ushobora kuvura nk'umuntu ufite ikibazo. Wende icyambere hari abantu bagira ikibazo cyo kutabyara, hari abantu bagira ikibazo cyo gushaka bakaba barakobwa barabazinze, hari abantu bagira amarozi ababamo atagaragara bajya kwa muganga ntibayabone. Ese uyifashisha ibihe bikoresho uvura muri makeya? Amadagara ndafite menshi cyane sha. Wigenda bibona ariko ngiye mfite amatsi. Hanyuma abakobwa bazinga amatanye bazinze ndabazingura bagashaka. Abo bantu bafite amakimbirane mu ngo jabo sha, bahitagara ryamanye bakagenda bagakundana bakubaka urugo rwabo. Baba byeyisha baje mu mihango idakira, ndabavura bagakira rwose pe, igihe gito cyane urabavura bagakira. We byibye byose byabindi bakwibye byose kabikugarurira. Niba bugiye mu murima gwawe uhagaze gatoya, mu murima gwawe usha uheramo urumujura ugaheramo bakaza kugura. Uhagaze gatoya, hari abantu babonye ndi kumanuka hano, ndi gukubanuka hano ku gashyamba gahari, ariko abantu barambwira ngo uriya ngo nawe ngo agiye kwivuza kuko nawe mfite igikapu, baravuga ngo buriya ngo agiye kwivuza ngo kwa muganga Rukamata. Ndangije mpamagara umwana w'umuhungu wari uhari, ndamubwira nti ngewe ntabwo ngiye kwivuza. Barambwira ngo umuntu wese uje hano ngo abaje kwivuza ngo nawe ugiye kwivuza, banga kubyemera. Ariko barangije umwana arambwira ati rero ati ugize amahirwe, ati hariya haraguru y'uhatinda bari kuza kwagukura. Hari ahantu mbonye hari umworera umunini unyuramo wagira ngo hanyuramo inka, hano haraguru ku gashyamba. Umuntu agiye kubanutse ari kuza hano iwawe ku gashyamba hano, ahantu wagira ngo hanyura imbogo cyangwa hanyura inka, ariko na ahantu hari ishyamba impande gucya n'uruguru agashyamba mo hagati harimo inzira ubona ko atari abantu bayinyuramo. Hari ahantu ko mpageze nkumva umusatsi umvuyeho bimeze bite. Akona akayira kabasogokuru n'abasogokuruza banyuraga musha bagiye ku gataro, niho basibukira ku gataro hariya. Naje iyo ngiye kugenda ku gataro niho nyura sha. Urumva hariya rero hatinze gatoya,
wahakurwa hanyuma uwo muhungu arabimbwiye ndamuhakanya Oya, ntaguhakana. ndangije ndamuvuga ngo none ubu rero ni nta muranshakira indi nzira ntabwo nongera kuhanyura wowe ndaguha uburenganzira bwo kuhanyura wowe ubwawe nta kibazo ntugire ikibazo twabonanye hanyuma Rukamata Ndakumva. iriya nzira itangiye kuva ryari wowe wavutse ihari cyangwa ni nayisanzeho basogokuruza niho batujyanaga batubarikije wabwira iki nk'umuntu uri mu burengerazuba uri mu bindi bihugu uri mu majyepfo abantu bajya bumva ngo hari abagurutsi hano muri Mushikiri ndetse no mu Buganza ahantu ngaho wabwira iki abo bantu kuko barashidikanya bavuga ko ibyo bintu bitabaho ese koko nkawe muganga abo bagurutsi baracyabaho na n'uyu munsi abagurutsi turiho ni tweyo ni mwebwe twebwe muganga ko mbona utangiye gucana muganga urugucana ko mbona utangiye gucana imiriro muganga waburetse ukabanza nkako oya bizi tugomba kuvugana cyane n'uri kwaka sha n'igihembe sha turavugana biri kwaka nta kibazo kiriho muganga ndakumva ko mbona utangiye gucana wamba bare ukareka gucana tukavuga twayikize sha ko nta gutwika humura nta byaho ufite nta byahambona ufite hariya niho dusuzumira umuntu tukamureba baramugiriye nabi turi kumushika tukamurebera mw'uyu muriro tukamubona hanyuma muganga n'umuntu wibye tugahita tumureberamo hariya tukamubona iki ngiki umbwiye ko ari igicumbi cya kabiri igicumbi cya mbere unyujijeho hariya mbonye abantu bapfukamye bari kujya bakubita gucya sinzi ibintu bafite bimeze nk'ibinyuguri bari kujya bakubita hirya bagarura hino bariya bo basobanuye iki mbonye ku gicumbi cya mbere hariya ku gicumbi cya mbere babaje gushima ibyo nabakoreye babaje gushima yego ibyo nabakoreye hanyuma muganga ndakumva icyo kintu mbona kimeze nk'isaka ni igiki iki kimeze nk'isaka ni rya gihanga sha ni rya gihanga hanyuma munsi y'isaka ndi kuhabona ikindi kintu nacyo ntasobanukiwe iki ni uruhereko sha uruhereko ndaguhereza uruhereko nta muntu ushobora kukwiba nta mwanzi ushobora gukandagira iwawe mu rugo kizamure ndere uruhereko warubonye urwo ni uruhereko hanyuma ku buryo ki umuntu baramutse wenda akoze tuvuge urugero nshobora gufata ibintu byanjye nkabishyira hariya nagera kwa muganga Rukamata naba narabonanye nawe ibintu byanjye abantu baza ntibabyibe cyangwa se wahereka ariko bakabyiba ntago babyiba ugeze murafatwa ako kanya niba ugize urutoki rwawe bakwiba ibitoki byawe uragitemuka cikorera ugaheramo ubu hano muri uyu murenge wa Mushikiri hari nk'abantu waba waraherekeye benshi cyane ku buryo ngiye ngatema igitoki nabonye ibitoki byinshi nta n'umujura n'umwe ugikaragira mu isambu y'umuntu usibye kuba hano hantu nahabonye ibitoki wenda n'amatungo wayahereka byose nta wagukorera ku itungo ariko amafaranga ntabwo ukangera hararigarura ariko amafaranga yo mu nzu ntabwo nta kintu wakoraho ntacyo wakoraho rwose kirazira oya ndavuga amafaranga yo mu nzu umuntu yabitsemo hari igisambo n'icyayiba hari ubwo yagaruka n'ayatwaye yagaruka akayagarura gusa upfa wangizeho gusa kakayakugarurira akayakuzanira ubireba hanyuma Rukamata ndagomeza nkubaza kuko wampaye karibu kandi kuba wampaye karibu ni byiza guhura nawe hari benshi byananiranye ngo baguhamagara bagasanga uri gufasha abandi Rukamata ndagomeza nkubaze ese Rukama ndakumva nk'ubu iyo umuntu umuhaye uwo muti iyo abo bantu abafashe ese akwitura bitewe nuko yabigenye cyangwa ni wowe umutegeka icyo akwitura ndakubwira wowe nta gutegeka ibyo utashobora yego ibyo utashobora ntabwo nabigutegeka ntabwo weho utanga amafaranga 30 mbere na mbere na 5 n'igiceri cy'ijana kugusuzuma mbere yo kugira ngo winjire mu kibazo cye hanyuma nyuma yamara kubona ibye ubundi akagushimira yego Rukamata ndakumva ubu ngubu mu minsi yashize hari umuntu wanyibye ihene ariko ngewe wenda kubera ko ntabwo nkorana n'abakuru ubu nabwo hashize igihe hashize nk'amezi nka 3 wabasha kuyigarura amezi 3 ni menshi iminsi 9 Rukamata ndakumva ko mbona uwo muhungu wawe ari kumera nk'urukurya ari kurya iki agomba gutamira ku bya gihanga agomba gutamira ku bya gihanga
ni ibiryo ni cyangwa ni bitari kuri ni rasiyo ye ibiraha ngaha amahembe agomba kumutegeka agatamira. None se amahembe hari ubwo muyategeka cyangwa ni abategeka? Amahembe se amahembe turategekana. Murategekana. Ndayakora nkayasaba icyo nshaka gukora, icyo bashaka kunkorera bakagikora. Hanyuma Rukamata, nk'umuntu wavutse afite ikibazo cy'ubumuga ariko wenda agifite butaramuganza cyane, hari icyo mumukoraho nk'umuntu? Ndagukorera rwose. Ku buryo ki nk'umuntu wavutse ajunjamye ibintu nk'ibyo ngibyo wamufasha? Utarakurenga nagufasha. Hanyuma Rukamata, nk'umuntu warozwe nabwo akarugwa wenda arozwe nabundi bakamuteza amahembe kandi nawe ari amahembe ukoresha, bigenda bite? Kandi amahembe abiri yahuye bigenda bite? Amahembe arasumbana, asumbanya ingufu, asumbanya imbaraga. Ihembe ryanjye numva ntabwo ari ryari karundura herya mukasa ihembe ryarurangiza. Rukamata, ndakumva. Kugeza kuri iyi nshuro, yego, ugereranije nk'abantu maze kuvura ni nk'abantu bangana ute? Ko ntababara ngo mbavemo ni benshi cyane. Rukamata, usibye ngiye kukubaza ikibazo ukinsubize kuko niwe wampaye karibu kugira ngo tuganire. Yego. Usibye hano mu Rwanda uvurira, hari ahandi hantu koko ugenda ukavurira hanze y'igihugu? Baramamagara nkabafasha. Ukabafasha utavuye hano? Ndavuye ahangaha. Cyangwa ukanahavuka ukagenda? Ndafata agataro kagenda asimbuka. Ntabwo utega? Agenda kuri mu kiyagayaga. Ntabwo utega? Ntabwo ntega rwose pe. Rukamata, ndakumva. Umbwiye kwinjira Tanzania idakika nkeya nabana yagezeyo haza nidagara usanga ahangaha nta modoka ngiyemo. Hanyuma Rukamata, ndaza kukubaza unsubize pe. Yego. Ibi bintu mbona biri imbere yawe bisashe bimeze nk'ibihu ni ibiki ibi bintu ko mbona byanteye ubwoba? Iki ni igisasiro cy'abakuru. Ni igisasiro cy'abakuru. Yego. Bivuze ngo iyo umuntu yageze hano bayamaze kwisanisha abakuru baba bamaze kumwakira. Bakubonye cyane baba. Hari umuntu ushobora kugera hano se nimumwakire? Oya, kirazire kiretse uri umuruzi ndakubwira ntikisubira wa muruzi we. Uhita ubibona? Ndabikubwira ko uri umuruzi. Nana bugutuma ukagenda ukabuzana. Rukamata, ndaza kukubaza. Naje kubona mbona ikintu gishushanyije hariya ku kibumbano kimeze nk'amajanja ari amajanja nabonaga ari amajanja agiye ashingagura mu kintu cy'ikibumbano, ariko ngiye kubona mbona ngiye kwinjira barambwira ngo ntukirenge, kiriya cyo ni igiki? None inyamaswa zanjye urazizi? Nazo nzi. Hazuzi uzagaruke nzikwereke. Rukamata, ndakumva. Ubu muri iki kirere cya hano iyo bakohereje ihembe wowe ntabwo ujya ugira abanzi ku buryo bakohereza ihembe? Bikanyurahe. Hari uburyo ufite bwo kurifata se bari koherereje? Ndarifata rwose. Hari kohereza ndigusubije rikugwa nabi cyane. Rukamata, ndakumva. Wambwiye ngo uramuriro ngo niwo ngo naje kubona mbona ugucana umuriro aribwo byaneye n'ubwoba wenda wanawujimije. Ubu wongeye kuhamagara ukongera ukaka cyangwa se byarangiye buriya ntabwo wakongera ukaka? Uwo muhungu wanje bigukorera. Ku buryo ki uwo muriro wakongera ukaka? Uraka. Hanyuma Rukamata, ahantu bita mu murenge wa Zaza naho numvise ngo habaye abavuzi muhamuziranywe cyangwa wewe mukora mu matsinda cyangwa wowe ukora ukwawe, abavuzi gakondo mwese muhamuziranywe cyangwa reka mbaze umuhungu wawe kugira ngo hanyuma muhungu wa Rukamata Karameka. Hanyuma hano muri Gisaka hano hari abavuzi gakondo, ntabwo abenshi bavurira no mu zindi nce zitandukanye. Ese muhamuziranywe cyangwa buri wese avura ibye? Buri muntu wese avura ibye kubera ibimba narabirazwe na papa, kubera nawe yabirazwe na se. Na se akaba yaribirazwe na se. Ubwo ni igisekuru nabyumvise. Ukuvuga ngo nk'ubu kubera papa ashaje ajya nyohereza no kuri tere
nkajyayo nk'umuntu byananiye kugera hano nkagenda akatwereza turi abahungu babiri n'uko undi yagiye. Okay, urakoze. Hanyuma muri iki Gisaka mubona uyu muco uzacika cyangwa se uzakomezaho bitewe n'uko abarozi bagomeje nabo badacika? Ntago byacika kubera ko aba ari umurage. Rukamata, ndakumva. uwo muriro hari ukuntu ujya uwucana ukaba wakiyongera cyangwa ukagabanuka? Yego. Ngo usa nk'uwongera turore. Rukamata, ndakumva. ujya uwongeza uwo muriro wawe ukagura? Ndawongeza rwose. Ubwo ibibazo ubufite ugabanyiriza ibibazo byawe nkabigukwiza, urumva? Nta gucana nkagutwika ubone nkakuzimya. Ariko Rukamata, ndakumva. hari ibintu bambwiye ngo batajya bavura. Inyatsi mujya muzivura? Inyatsi dukoraho nukorebaho nugukoraho. Uyu muhungu wawe nawe yabivura? Umva wa muhungu ugatunga ibyakurenga. Nawe inyatsi wabasha kuzivura? Inyatsi turazivura kuko hari inyatsi ziba zarabaye karande cyangwa inyatsi bita kayayana, hakabaho n'inyatsi bita kamenamahano, nizo ndi kugenda mpura nazo kuri tere ziba zarabasa abantu. Turazivura zikagenda ku buryo uhita wongera ukabona ubutunzi, tukagarura inyenyeri yawe yari yarazimye. Ndatangaye. Hanyuma nk'umuntu utamenyereye ubuvuzi bwanyu yageze hano wenda aturutse kure, mubasha no kumwakira cyangwa nawe mumwakiriza kuri izo mbuto z'abakuru? Turamwakira kuko ibintu papa arabifite, ibiryo kunywa byose biba bihari, turamwakira. Mwebwe ko ndi kubona muri kwiyakiza kuri izo mbuto z'abakuru, ntabwo nanjye ari byo muri munyakizaho kandi ngewe ntashaka gusangira n'abakuru? Zira mbuto ni ukugira ngo amahembe atagira ikibazo atabakoraho akabagiraho ingaruka. Abakuru baba badutegetse tuzijye kugira ngo babibone ko twabacaniye, twabereye imbuto. Hanyuma niba atari ibanga, imbere ya kamera wenda kugira ngo ibintu byanyu abantu babone ko ibintu mukora ari ibintu by'ukuri, ese ibingibi hano gatoya hano iruhande ahangaha ndi kuhabona ikintu gipfundikiye gifite impande nyinshi cyane, mwasobanurira habapfundikiyemo ibiki? Nta kintu kiba gipfundikiyemo, iki ngiki nicyo dushikiramo. Iki ni ikibumbiro cy'abakuru dushikiramo tukabasha kubona ibyawe umujura, tukamukururiramo hano ku buryo tumuzirikira aha, icyo tumutegetse aho turi hose bikagaragara tukamubona. Urakoze. Hanyuma ubu ngubu mukoresha, biba byemewe gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se nka nimero nka WhatsApp mujyaho, ntabwo abakuru babe babuza byo? Turabyemerewe, ni ukuvuga ngo umusaza afite telefoni niyo dukoresha twese. Telefoni yiwe ni 07844642 no kuri WhatsApp uyisangaho. Iyo umuhamagaye abahungu we barakwitaba cyangwa nawe akakwitaba. Oya, ntabwo nyumvise neza, yisubiremo witonze. Nomero ya papa ni 0784464243 kuri WhatsApp biriho, aho hantu hose uyisangaho. Hanyuma Rukamata mutoya, ndavuga Rukamata mutoya ubwo n'umuhungu wawe, uriya ni Rukamata mukuru, ntabwo nzi niba ariko yitwa, ariko niryo mubatije. Nitwa Nkubito Mataroto, ariko ni Nkubito. Ubwo Nkubito jo ni Nkubito ndi kubyumva ni Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo hari abantu bagenda biyitirira ngo baravura batavura. Icyo twagira inama abanyarwanda n'abadiaspora, ugahamagara umuntu kuri telefone akakubwira ngo ohereza amahera zawe, akazikoherereza, ejo ntumuvure ngo akire cyangwa ntunajye kumureba nimba arwaye. Twebwe ko dufite akamodokari papa yatuguriye, ushyiramo esase bitewe n'urugendo turi bugendemo, mubona ukuntu ibintu bya esase bihenze, hanyuma tukakugeraho tukagufasha.
mbese bivuze ngo iyo mutagiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kuko iyo mugiye hanze mwambwira ko kenshi mukoresha agataro mukaguruka, ariko iyo muri hano mushatse kujya bugufi hari ubwo umunywa esanse mukagenda n'imodoka yanyu. Yari bugufi mu gihugu cy'u Rwanda tukugeraho, ariko mu bindi bihugu dukunda kohereza ihembe rigahita rigerayo. Iryo hembe iyo turyohereje niryo duhamagara umuriro tukawohereza. Ubwo ngubwo twawohereza umuriro tukawohereza, uyu muriro y'uwohereje urawutuma yaba hanze y'igihugu, Tanzania, mu Burundi, diaspora no muri Amerika hose. Uyu muriro urawohereza, urabona uriya mwotsi uba uri kugenda, niwo utuma ukagendana n'umuyaga ahantu hose ukagerayo, ukagera kuri uwo muntu dukoresheje izina ryiwe. Niryo dukunda gukoresha kugira ngo izina ryiwe n'ifoto tugahita tumubona, ndetse iyo umuntu yamugiriye nabi tumushikira mw'uyu muriro ukamwirebera neza, ukaraba nimba umuzi, waba umuzi ukaba wamutangira igihano wumva wowe ushaka. N'umujura yemwe tumubonera amaha. Hanyuma Nkubito, karame, hanyuma Nkubito, reka nkubaze, nagomeje kuganira na Rukamata ari we papa wawe, agomeza ambwira ko uyu ari umurage w'abasogokuru n'abasogokuruza banyu. Hanyuma wowe iyo urebye ubona nk'umuntu ukiri muto ufite imyaka 40, ubona ntacyo bigutwaye wenda kuba abantu baza bakagusanga ku Gicumbi bagasanga urimo kuvura ibintu bya Kinyarwanda, wenda uri nk'umuntu w'umujene, ese ibi bintu wowe nta pfuno bigutera? Ntacyo bintwaye kubera yuko amahembe yamaze kundobanuramo, kuko ayo mahembe yakurobanuye ntiwubahirize ibyo ategetse nawe arakwivugana. Ubwo rero ngewe mba mbona ntacyo bintwaye kubera yuko mba ni no gufasha abanyarwanda n'abanyamahanga bagasubizwa mu bibazo bafite. Hanyuma hari igishanga nanyuzemo ndi kuza hano, wambutse uzamuka uza hano utangira kuzamuka Mushikiri, abantu bahazi ni igishanga kinini gihingwamo umuceri, ukazamuka ukagera hano hantu bahinze intoki nyinshi cyane, hano bahinga ubunyobwa, hari ahantu hijya hariya bambwiye ngo bahita mu Birembo, haraguru hariya ukomeje bakomeje kumbwira ko ushobora kugenda ukazagira na za Murindi wa Ntashyo. Ese ndashaka kubaza iki kibazo, mwebwe hano muri kavukire ya hano bwite cyangwa namwe mwavuye ku yindi misozi muza gutura hano n'abasokuruza banyu nubwo bavuraga, ariko wenda mwaravuriraga mu yindi misozi mwaje ni kavukire yanyu nahangaha? Kavukire yacu ni Tanzania. Igisekuru cyanyu niho kiri? Mu Karagwe k'Abahinda. Mu Karagwe naho mazi aho ngaho rwose ndatakaye. Mu Karagwe k'Abahinda hariya kuri uriya musozi niho iwacu, kuri kiriya gishanga bahingamo umuceri. Hanyuma ni ukuvuga ngo hariya hantu uko wahabonye, hari ahantu niho papa yari umuntu uri kure agira ngo ajyane idawa, niho atumira urutaro, niho dutangira ibitambo, n'uwo tuvuye niho tujya gutangira ibitambo tugira ngo turangize ikibazo cyiwe. N'uwo mujura yemwe iyo tugeze iwawe twamubonye kugira ngo tumushika kugereho, hari niho dutangira ibitambo. Urakoze. Hanyuma wenda nitegura kuba ndataha kure cyane, mwaza mukansobanurira kugira ngo nzatange amakuru atari ivumbi, mukansobanurira twasohoka niba mu Gicumbi byemewe, abakuru babibemereye ariko ntago ndabayobora, mukajya imbere, hanyuma mukansobanurira iby'uruyuzi n'ibindi bintu nagiye mbona, hanyuma ubundi noneho nkongera ngafata urugendo nkasubira. Reka tujye kugusobanurira nta kibazo. Ubu tugeze kuri rwa ruyuzi nababwiye rwanteye ubwoba, no mu Gicumbi narubonyemo, ariko noneho hano dore niho ruhereye. Uru ruyuzi Rukamata, iyo wowe urubonye hano nagezemo ndikanga ngiye no gusubira inyuma, abahungu bawe barambwira ati nta kibazo. Rukamata, uru ruyuzi rumaze imyaka ingahe? Hebe rya mukasa rwa rwaza uruhaga rwa hebe rya mukasa yeze kuruza hanga kwa ruzingo rugara nduvuga hanga ho hari urabona uruzi rw'uruzingurira abakobwa rubaguze ishaka uwabuze nawe ubwawe ubushobozi bwawe bwo kwirwanaho
uraza kukuvura ku ruzi Rukamata hari Rukamata hari ibintu uvuze bintera ubwoba ibyo ngibyo iyo ugeze kuri urwo ruyuzi nibyo uvuga buri gihe cyane hanyuma Rukamata ndabona ruratoshye ariko amababi yarwo bigaragare ko mugenda muyakuraho Rukamata wavuze ngo ni Rukamata ibibi Rukamata none Rukamata byahishwe byose sha Rukamata hangaje himwe rya mukangura uru ruyuzi kuva kera kose naso gukuruza wawe nawe yararukoreshaga cyangwa rwahozeho uruyuzi ubu se ntabwo nk'igikoko nk'ikiyoka cyakinjira muri iyi nzu hano mu burasirazuba haba ntaho cyahera hanyuma Rukamata ndabona hari igiti kimeze nk'umuheto kizinze kigoronzoye aho ngaho Rukamata icyo nacyo gifite umumaro hangaha icyo nacyo gifite umumaro Rukamata hari ubwo bambwiye ngo hano ngo niyo mushaka ngo mwarara mukinguye ngo inzu zose ngo ntagire umuntu winjiramo cyangwa ntagire ikibi kibinjirira koko nibyo ubu mwara mwinjiye n'abasambo bateye muri iyi minsi musambo ugomba kwinjira hangaha kwa Rukamata ntawe Rukamata ndakumva nujya kunsezerana ntusubiremo ibyo bintu ibintu numvise uri kuvugira kuri urwo ruyuzi binteye ubwoba kandi nakubwiye ngo hanyuma Rukamata mwana wanjye ko muri ufite amahirwe uhaguhaka babisha ukazaza kunshimira urabona ibyo utunze byongeye kubyo usa ufite sha umbaye akababi ndaguhaka babisha wansuye nenda gwakumajirwe sha Rukamata reka tuze kuvugana wenda nijya gutaha sogokuru papa yamaze kuvuga ngo baguha amahirwe ubundi amahirwe ni uyu mututu uwo kuba yamaze kukwemerera ko tuguha uyu mututu ubundi mu kinyarwanda bawita umweru umweru uwerera ubwo tuba tugutereye inzuzi ibintu byawe byaboshywe byaziritswe tukabizingura bikakwerera ni ukuvuga ngo ufite n'umukobwa yarabuze urushako tukarindira dufata umuti k'uyu mututu iminota ibiri aba abonye umugabo kandi ashaka bivuze ngo njyewe ntabwo nabahaye ibyifuzo byanjye ariko ibyo nkeneye ntabibabwiye nanjye nazahura nabyo ibyo ukeneye twe duhita tubibona ako kanya tukikoraho twe turabyirebera ntabwo ari wowe ubitwibwirira ntabwo muri bubimpera imbere ya kamera urugo ruba rwarashakanye bagashwana uwo mugabo uwo mugore turabagarura mu madakika murakoze nanjye ubwo ndaza kuca mu gikari hanyuma nongere nshimire abantu mwadukurikiranye cyane gutangira kugeza turi kujya ku musozo kuri ya cano yanyu mukunda gukurikira cyane ya cano tubashakira abantu barazwe bafite impano yo kuvura navuga ngo birenze n'impano ni umurage guhera mu gisekuru cyabo guturuka Tanzania kugeza uyu munsi ni umurage ni ukuvuga ngo nongere bashimire ni wa muhungu wanyu Irambona na Kereti Muranzi turabana umunsi ku wundi ni ukuvuga ngo rero ushobora kuba ufite uwawe wahuye n'ikigeragezo ushobora kuba ufite uwawe wahuye n'ikibazo ese ushobora kuba ufite uwawe warabuze aho umuvuza ariko uyu munsi wa none ndagukangurira nkubwira ngo humura ntabwo uzahora ari wowe utanga wivuza byaranze gukemuka nakugereye kuri wa muganga wumvise ariko ukabura uko umugeraho nakugereye kuri wa muvuzi gakondo wumvise ariko ukabura ukuntu umugeraho uyu munsi nakugereyeyo nkubereye imboni ni Rukamata ureba mbere ya kamera niwe n'umuhungu we bahawe umurage bamaze imyaka itari mikeya bafasha abantu ese wowe ntiwashatse kujyaho kaburu ariko uyu munsi nkugize ngo nkumare amashira kinyoma ndabyiboneye bajyaga bavuga ngo bagira igicumbi ngicyo ngiye kukwereka nkweretse aho bazingurira abakobwa muri rwa ruyuzi rwarandaranze inzu yose ibintu ntabwo ari ibintu by'umuntu yatekereza ngo apfe kubikora ndasaba kubwira ngo ese wowe aka kanya ni warifuje kujyayo ariko ukaba utaramenya amakuru nyirizina ndayaguhaye ni Irambona na Kereti ndagira ngo turaziranywe umunsi ku munsi Muranzi ni njyewe ushinzwe kuba gererayo nkamenya uko ibintu bimeze hanyuma Rukamata hari icyo wabwira abantu bari bagukurikiranye kuko ngiye gusohoka ariko ninsohoka hano iwanyu uramperekeza
ntabwo nagenda njyenyine. yego Hari icyo wabwira aba bantu bifuzaga kukugana? Hari abakuganye benshi cyane babwiye aribo banadusabe ngo gerayo, abandi nanjye navuga ni reka ngereyo. Hari abantu, icyo wabwira abantu n'abatari bakamenye babwire bamvune, bambwire baze bansange bafashe ibyabananiye byose, aho bivuje bikabananirana baze mbafashe mu gihe gito cyane. Mu gihe gito cyane. Yego rwose. Rukamata, ndakumva. aba bantu ni ukuvuga ngo bakongera bakakubona ku yihe nimero kugira ngo aba bantu nibaza bazaze bafite adresse, kuko urumva ngewe mbabereye mbone ariko ntabwo ari njye uzabaza. Umuhungu nakubwira kandi ka nimero bankura. Ya nimero yawe yisubireho, yisubiremo. Ni inimero ya muzehe ni 07 8 07 40 40 8 8 6 4 3 yisubiremo muze, yisubiremo. Maze gusaza ndakurahiye umuhungu wawe niwe uri shahu ntaho ngireba neza. 07 shahu 07 8 40 40 86 44 kiringa nicyo ni kiringana muze 44 ni 44 07 yego 40 86 gatatu. Ubwo abantu bayumvise yivuga ngo nk'abantu ba Tanzania n'abanyakenya n'abakongomani mu Giswahili nabo bayumve, cyangwa mu rundi rurimi rwose. 07 yego 84 yego 08 yego 34 yego 43. Aha, murakoze. Hanyuma musubira muri cya gicumbi cyanyu, nanjye wenda ngira ngo dusozanye. Hanyuma Rukamata, ni n'ubundi nongere ngushimire kuko ndabona noneho maze kugutinyukamo gakeya, maze kwisanzura mu rugo rwawe cyangwa se mu gicumbi cyanyu. Hanyuma Rukamata, ndabona tugarutse mu gicumbi, reka nongere mvuge kumbwira aba bantu rero, murabona ko tuvuye hahandi kuri rwa ruyuzi rukora ibitangaza binyuriye akoresha ibitangaza, rwa ruyuzi ruzungura abakorwa, rwa ruyuzi avugiraho amagambo, waba waribwe wakwibye agatangira kubura amahoro aherereye hose. Hanyuma ni na Kreti Irambona n'ubundi muri kumwe ni yambone yanyu. Tugarutse arambwiye ati rero tugaruke mu gicumbi, hanyuma ngusezerere nguheshe n'umugisha, ariko ndavuga ni ntacyo bitwaye kuko urumva iyo umuntu yakwakiye waba agomba no gusezerera. Hanyuma Rukamata, hari abantu mbonye ubwo twari kuri ruyuzi, hari abantu mbonye bicaye ahantu benshi, batari benshi ariko bicaye ahantu mu gikari, nkubise y'ijisho ndababonye. Ngiye kubabaza, urambwiye ati ngwino tugende, biriya ntabwo bikureba. Bariya bo nabo murakorana cyangwa? Mbonyemo abagabo, mbonyemo abakobwa, mbonyemo abasore, mbonyemo abantu bakuze, ariko mbona bicaye. Bariya bo ni aba hano mu rugo cyangwa baje kugira ute? Nabaje kundeba ngo mbafashe. Nabaje kukureba ngo bafashe. Yego. Bivuze ngo ubu ngubu noneho ugiye kwinjira akazi ko kuvura nyirizina. Ugiye kubavura, ngiye kubajanja bahidagara ry'amadagara gamanyi bagende. Kawe sorry rero ubwo wenda nshobora no kuba nagutindiye, ariko nta kibazo. Urumva ko nanjye nari nkenewe kugira ngo aba bantu mbabwize ukuri, mbabwire ko nageze kuri teri wawe, nabo babyirebere. Bujya ushaka kugira ngo ikintu abantu bacyumve, ukurama utanga ibimenyetso. Ibi ni ibimenyetso bigaragara, ni ibimenyetso byivugira. Hari icyo tiboneye cyane bose, mbonye ibintu byinshi, mbonye watsa umuriro, mbonye hari ibyo mbonye, numvise ibinyuguri bivuga, numvise ibintu byinshi
byinshi ariko icyo mpamya cyo nuko mpamya ko ibi ngibi nkurikije uko ungana, nkurikije aho wahereye n'aho ugeze, biragaragara ko rwose abantu bakugira icyizere kandi ko ibi bintu wabirazwe utabitojwe n'abantu. Hanyuma Rukamata, ndagushimiye kandi ndagushimiye byimazeyo. Wenda nanjye nubwo nakubwiye ngo ntabwo ndwaye, buriya nta muntu ubura indwara, nshobora no kuba mfite inyatsi cyangwa se mfite ikindi, ariko cyangwa se umwana wanjye nawe akazakugana, ariko pe icyo nagushishikariza gukomeza ku muco wawe, nagushishikariza gukomeza gufasha abantu, kuko nta muntu ndumva kuvuga nabi ngo wenda ngo yandiriye amafaranga, nta muntu wageze ngo umvuga nabi. Rero nabo batanze amafaranga yabo ndabasubiza cyane. Amakuru yawe mba nyafite, ari wagerageje kuvuga nabi, mba nkubwiye nti abantu bakuvuze nabi, ariko nshingiye ku bantu nagiye numva bamamagara bakambwira ati wazatumenyeye amakuru y'uwo muganga neza, ndavuga nti ningira umugisha nzamubona, kandi none uyu munsi nahageze. Rero ndagushimiye. Ikindi cya kabiri, ikintu ndagusaba imbere nkiri hano imbere ya kamera, kugira ngo nishinganishe, ndashaka kugira ngo munyuze indi nzira, iranzira yo wambwiye yabagurutse, ntabwo nshaka kongera kuyinyuramo hariya ku Gashyamba. Ngoherekeze n'agataro oya, ndagenda n'imodoka. Iramba gucishe n'agataro. Ndagenda n'imodoka muzehe. Nta kibazo. Hanyuma Rukamata, uyu muhungu wawe nawe nabonye nawe ari mu bantu bakora ibintu byihuse. Ni umuhanga, amaze kuba umuhanga cyane. Hanyuma nawe wamumpera mikoro kugira ngo nawe ngire icyo mvugana nawe. Bariya bantu nawe warubize ko bari hariya? Bari abantu urumva n'injyo wabahaye karibu, ndabizi ko baje kwivuza. Buriya murabakorera umunsi umwe cyangwa muzakomeza n'ejo na nijoro hose? Turabakorera, byaba ngombwa tukabasubika n'ejo bakagaruka. Buri muntu buriya afite page akanimero. Yego. Okay. Hanyuma urabona nk'aka kantu nako yandaze yamaye akayo yonje kukuvura. Yonje kukuvura. Urabona kuntu gaforomye, mu Kinyarwanda urabona, urebye hano wabona ari gaforomye nk'igitsina cyangwa se igifwera. Yego. Aka rero nkakojeje ku nda y'umukobwa, yarabuze umugabo, yarabuze urubyaro, karamuzingura. Kuba nkagukojejeho ugize amahirwe cyane. Hanyuma nk'abantu, ari abantu baba ari abarokore, ariko bakavuga ati natwe umuti, kuko kuva ku bwa Pawulo umuti warakoraga. Abo ngabo buretse gatoya, abo ngabo wababwira iki? Ese iyo bageze hano, umuntu hari ukuntu aba ari umurokore, yarakuriye mu itorero runaka cyangwa mu kiliziya runaka, ariko akaba yemera Imana, akavuga ati ariko nzajya no kwivuza. Abo bantu iyo bageze hano, wenda akaba yanavuga ngo Yesu, cyangwa akavuga, ntabwo bibabangamira mwebwe? Ni ukuvuga ngo abantu b'abarokore, ufite umwana warozwe, ni umurokore. Uzana umwenda wiwe wonyine, wa mwenda turawuzana hano, tugafata ihembe tukawutongera, tugahita tureba uwamuroze n'ibyo bamuroze, tukabishika tukabikwereka, wa muntu tukamuvura nta n'umukozeho. Yibereye mu rugo, ukazana umwenda gusa. Yego. Cyangwa se ifoto ye. Okay, murakoze. Hanyuma ndumva mbanye namwe kandi mbanye namwe neza, kandi ndabona mufite akazi kenshi, rero muraza kunyemerera, hanyuma mwongere muvuge ya nimero kuri finali, hanyuma murakoze cyane. Reka muzehe ayibabwire. Ongera uyisubiremo iyo nimero yawe kugira ngo abantu bazakuboneho. Hanyuma 078 078 40 40 86 44 3 078 yego 40 8 6 4 3 sawa, murakoze.